Akangaka ngatekamo ibishyimbo. Nkakatekamo ibishyimbo nkagereka imyumbati cyangwa ibijumba. Imyumbati, ibijumba. Nkagerekaho natetse ibishyimbo nk'ikiro cy'ibishyimbo nashyizemo. Nkagerekaho imyumbati. Umuntu hari kandi bakora se umuntu abikamo nk'amazi. Akabindi nako turagakora. Karuta akangaka. Ndabyibuka tukiri abana cyabaga ari kinini. Cyane. Nta muryango utarakigiraga hari. Aka kajya mu mbabura y'amakara tuzagatobora imbere kajyaho amakara bagakwikire mu mbabura y'icyuma. Ako ni imbabura y'amakara. Mwarabatijwe cyangwa ntabwo mwe? Twabatirijwe mu idini ry'abadivantisiti. Abadivantisiti. Turagushimye kugira neza, turagushimye ko mu maraso yawe twabaye abavandimwe twese. Abizeye izina ryawe mwami, turagushimiye ko waturaze ubugingo. Mwami, nkweretse n'umuryango nagezemo banyakiriye neza, nawe uzabakire mu bwami bwawe. Nanone turabashimiye bakunzi b'umuyoboro wa Sam Star Tidu, nk'ibisanzwe muravugana na Sam Star Tidu. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bikomeze kubana namwe. Wowe turi kuvugana wihebye cyangwa se urwaye, turakwifuriza kugira ngo imbabazi z'Uwiteka n'impuhwe ze zikugereho, woroherwe ukire. Niba warushonje, Uwiteka akugenera icyo kurya. Umunsi twasuye ababyeyi bafite ubuhanga bwo gukora inkono za Kinyarwanda, icyo bita akungo. Harabajyaga bavuga ngo akungo gashaje ngo niko karyoshya imboga. Abana b'ikigire mutabizi, mubonereho akungo bagatekeramo kandi ibiryo bikaba biryoshye. Turaza kubaganiriza amaso muyahoze kuri YouTube channel yacu. Mwebwe mwakoze subscribe, mukomeje no gukandaho, turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Ni karibu rero, reka tutangire tuganire nabo, tubabaze iyi mirimo uko ikorwa se, umenyereho nuko bayikora cyangwa se n'amavaze. Imana iguha umugisha, reka dukomeze tubane. Nkuko twabibabwiye bakunzi b'umuyoboro wa Sam Star Tidu, twasuye ababyeyi baherereye mu murenge wa Gahanga, akagari na Kagagasa. Harya umudugudu nuwera? Umudugudu ni wa Nyagafunzo. Hari abana bagira amatsiko yo kumenya ngo se akungo bavuga ni gute bagakora. Ngira ngo muri kubibona uburyo bagakora bakabumba. Ni ubuhanga buhanitse cyane kuko gashobora no kuramba, ariko ntarabatindira, reka ababyeyi batwibwire kuko niho tugiye kuganira, bakatubwira uko babikora, ese niba isoko rijya riboneka. Nkuko twababwiye, mission yacu twita ku buzima bwo mu mutwe, duharanira kubaho twishimye, tubicisha mu muco, ubugeni ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere, kugira ngo duharanire kubaho twishimye, n'impfu z'abiyahura zigabanuke, imiryango ikomeze ibane neza mu mahoro. Mubyeyi babita ngo iki? Nitwa Uwiragiye Mariya. Uwiragiye Mariya. Namwe mwatwibwira? Nitwa Mandela Rusa. Mandela Rusa. Mbere na mbere turabashimiye uko mwatwemereye ko tuganira. Hanyuma aka kazi mwaba mugakoze nk'igihe kingana iki buriya? Aka kazi ngakoze mbese nanjye ubwanjye mfite imyaka 52. Ubwo urumva ko mu myaka mfite nabyirutse ndi umukobwa, mu myaka 12 niho nize gukora ibi bintu. Ubwo maze nk'imyaka nka 40 ubikora? Mbikora. Ubundi se uretse kuba wenda bikorwa mu ibumba, hari ikindi kintu mwaba mwongeraho? Nta kindi. Ni ukugaha iforumo, ngashyira mu iforomo, nkakoresha mbese iri bumba ryacu dushyiramo itaka ryitwa umucanga kugira ngo gakomere. Tukabikata n'ibirenge byacu, byamara kunoga tukarikuba, tugahita dushyira mu iforomo tubumba. Aka kazi uko wakabonye se, wenda kabonye nk'isoko, kuko wenda nabyo turaza kubiganiraho, kuko isoko ni ikintu cy'ingenzi cyane no kwamamaza ibikorwa by'umuntu, kuko nibyo bituma ibyo umuntu aba akora bitera imbere. Kakozwe neza gashobora guteza umuntu imbere, imibereho ikaboneka.
yaboneka kuko nicyo kidutunze nicyo kidutunze rwose ni gakondo yacu. Yego. Ni byiza cyane. Hanyuma se mwaba muba wenda nko muri koperative cyangwa buri muntu akora ku giti cye? Umuntu akora ku giti cye, nta koperative iratugeraho twebwe. abaterankunga turabona ku buryo twazamuka tukaba twanabikura kubitwikira hasi tukabona nk'iyo furu. Nicyo kizamura koperative, gukorera hamwe kandi tubyokereze hasi tugakora mu ifuru twubakiwe runaka n'umuterankunga twabona, ariko ubu ntayo. Harya habaho no kubyotsa kugira ngo bishye bitukure. Bitukure bigire rya bara ryiza ubona ko wajya biteye irangi. Ubwo biba ari nka kariya turimo kureba cyangwa karakongo burakarahiye. Bakunzi b'umuyoboro wacu, ngira ngo ibyo bavuga byo gushya ni akangaka. Murabona ko kahinduye isura, kameze neza, wagira ngo gateye irangi. Hanyuma se uyu muntu akari kwe ntigashobora guhita kameneka? We wagakubita hasi kakameneka, ariko nanone iyo ari umushinga mubisi ntiwashyiramo amazi, ariko ubu hano washyiramo amazi. Bivuze ngo amazi iyo yagiyemo ntago yatobora ngo abe yamanukamo hasi. Hanyuma se ubu ngubu isoko ryanyu yari rimeze rite? Ni nko gufata wenda mukajya nk'igahanga mu isoko, cyangwa hari abantu banyu mufite bakunda ibi bikorwa babageraho bakaba babigura gutyo gusa? Abantu tugiye dufite umwe kubera ko tubihurijeho turi twese uko tungana, ariko se turi benshi. Ubwo umwe yaje aratugurira, cyangwa se bikaba ngombwa ko tumushyira iwe ahakorera. Nawe ni abantu bakora ubucuzi, bacura amabati, natwe tukabumba ibibumbano bagashyiramo. Rero biba ngombwa ko tubashyira. Bivuze ngo nta seta wenda ihamye yaba ihari? Ntayo. Ubwo murumva ko rero wenda habonetse nk'iseta ihamye nka bariya tujya tubona za Kacyiru, byatera imbere cyane. Ari abakorera hamwe rwose. Ni iki se ubu mwatanga nk'igitekerezo se ku badukurikirana? Ibitekerezo twatanga ni ukuba twakwishyira hamwe tugakorera hamwe, kugira ngo n'uwo muterankunga niyo twamubona asange duhuje turi hamwe, abe yaduterera inkunga hamwe tubone n'ibikoresho natwe. Nk'ubu ngubu hari amabomba tutajya tubumba kandi akenerwa, yitwa ubuziranenge. Ubuziranenge rero bwubakirwa ifuru. Ntabwo rero twabukorera hano hasi ngo tubwokereze hasi bikunde bishye, kuko buba bufite ibumba rinini cyane. Numvise bakunzi b'umuyoboro wacu ko haramutse hari umuntu ufite inkunga cyangwa se ashaka kubateza imbere, ashobora kubashyigikira akabafasha kuba babona nk'ifuru, kuko babumba nk'utwungo n'amavaze meza ajyanye n'igihe. Kandi murabona ko uyu nguyu ni ubukorikori, ni umwuga mwiza cyane unagaragaza ndetse n'umuco w'Abanyarwanda. Kugira ngo umuco wacu utazima, kuko aya masafiriya yo ni ibyazanywe n'abazungu, ariko nk'ibi ngibi bihagararira igihugu mu bumenyi n'umuco baba bafite n'ubuhanga. Hanyuma se ahangaha twabasuye muri, mwaba mukodesha se, muratuye, mwarubatse, bimeze bite? Ahangaha turacumbitse ku muntu waba yadutije. Ariko ubundi abenshi turakodesha. Byumvikane ko bikunze mukava no mu bukode byaba ari byiza, noneho umurimo mwawukora neza. Abakunzi bacu baba badukurikiranye, nabonye hari abagira neza tujya tugira tubonereho tunabashimire, bajye bagerageza gufasha abantu twasuye, yaba ari mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se n'amafaranga. Aba babyeyi murumva ko barakodesha, ariko babonye ubatera inkunga akabubakira iyo furu, cyaba ari igikorwa cy'iterambere. Yababonye se ubafasha akava no mu kode, nawe yabagize neza. Tubonereho tunashimire n'uwabatije ino nyubako yo kuba bacumbitsemo. Imana nimuha umugisha kandi imikomereze amaboko rwose. Abana bariga se? Abana bariga. Bariga.
abana bariga ariko n'uko biga ntabwo ari bose kubw'ubushobozi buke. Eh. Nk'ubu aka kana n'akandi mfite ntabwo biga irerero kubw'amafaranga. Ubwo rero turavuga tuti kubera ko buriya irira shuri ry'umwaka ritangira niryo ridahenda, tutireka tuzabajyane nko mu mwaka utaha bajye muri pirimeri. Ariko irerero ntabwo twagize amahirwe yaryo. Ni byiza kuba abana biga, wenda nubwo hazamo za birantega bamwe ntibigire rimwe cyangwa bagatangira batinze, ariko kuba hari ubushake mufite iryo shyaka ryo kuba abana bakiga nabyo ni byiza, hamwe n'umutima ushaka n'umugisha w'Imana bizagenda bikunda. Cyambere no gukura amaboko mu mufuka umuntu agakora, yaba n'urubyiruko rudukurikiranye abashyira amaboko mu mifuka ntibakore ngo imirimo yarabuze. Imirimo ni uguhatana ugakora, niyo wakoreye igiceri cy'ijana ntabwo uba wagitoragura. Imana ifasha uwifashije, iyo uri mu rugendo ugenda ni nabwo ibintu bikunda. Hanyuma njyewe rero namenye na Yesu Kristo ku bijyanye n'imyemerere mu kubaka bugingo se, kuko ibyo tubamo hano mu isi bifite iherezo. Muzirikana se ko hari umwami witwa Yesu Kristo waje kutwitangira kugira ngo tuzabone ubugingo bw'iteka ryose. ariho. Ariho. Yesu Kristo mwaramwizeye, mwaramwakiriye cyane. Mwarabatijwe cyangwa ntabwo mwe? Twabatirijwe mu idini ry'Abadivantisiti. Abadivantisiti. Imana ishimwe. Niho twasengaga, ariko ubu twarataye kubera ibintu by'iki gihe, ubushobozi bukeya, turata rwose. Ariko niyo twabyuka twasubira mu idini twabatirijweho. Ariko ntacyo, buryo wamenye Yesu Kristo ukamwizera kandi ukamwakira ukabatizwa, wowe n'abana bawe mushobora gupfukama no mu cyumba cyangwa se no muri salo mukajya musengera hamwe. Burya Imana irabumva, irabumva ikabambika imbaraga zo kunesha ibigeragezo n'amakuba biri mu isi, kuko turi mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara. Tuzaruhukira mu bwami bw'Imana kubemera Yesu Kristo, aho niho tuzaruhukira. No mu isi ni igihe cy'intambara gusa. Tugomba guharanira rero kwera imbuto zikwiriye abamenye Yesu Kristo, tukabana n'abantu bose amahoro. Nawe waba udukurikiye, niba utarakira Yesu Kristo, turakubwira ko Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya mu bwami bw'Imana ataciye kuri Yesu Kristo. Niwe muhuza w'abantu n'Imana, kuko urupfu, igihano cy'urupfu cyari kituriho, niwe cyagiyeho. Arabambwa ku musaraba, akubitwa amacumu, yambikwa ikamba ry'amahwa. Biriya bihano nitwe byari biriho, ariko kuba amaze kumwizera yaramucunguye. Urwo rubanza rwamuvuyeho. Turabashimiye kuba rwose, kandi biranatunejeje kuba mwarakiriye Yesu Kristo. Bakunzi bacu b'umuyoboro wa Samstatidu, dushimiye aba babyeyi badusuye. Tuba dukeneye ibitekerezo byanyu n'inkunga, yaba y'ibitekerezo cyangwa se ubufasha. Mwumvishe ko ari ifuru barayikeneye, ariko ntibari babona uburyo, kandi iyo furu yatuma babumba akungo kagezweho n'amavaza agezweho, kandi byanakihutaho kugira ngo batwikire hasi. Ifuru yagitwika utwungo twinshi, kandi twumvishe ko banakodesha. Hari abantu baba bafite umutima wo gufasha. Uramutse ufite uburyo wavuga ati none we bavuye ahantu babaye bacumbikishirijwe mbatuza ahandi, byaba ari byiza, nabyo twagusabira umugisha. Duhora twita ku buzima bwo mu mutwe, niyo ntumbero yacu. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bikomeze kubana namwe, kandi umugisha ukomeze kuba ku gihugu cyacu. N'aba babyeyi twasuye bakaduha ikaze, turabashimiye cyane mama. Akira rwose, mwakoze kuduha ikaze, mwatwakiye neza, namwe turabashimiye. Bakunzi b'umuyoboro wacu, tuzasubira nakagaruka. Mwavuganaga na Samstatidu. Ni ukuri Imana ikomeze banezeze, kandi icy'ingenzi turi muri ino si, zirikana ko hari ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru. Turi muri ino si, turi mu buzima bw'agateganyo. Uyu munsi ni ahacu, ariko ejo si ahacu. Niyo mpamvu tugomba kubana mu mahoro, abantu bose tukabana mu mahoro, nta mwiryane, nta ntambara zo kurwana, nta macakubiri. Imana ikomeze banezeze, duharanire kuzaba no mu bwami bw'ijuru. Duharanire iterambere ry'ibikorwa byose, ariko ubwami bw'ijuru nabwo tuzabugeremo. Tuzasubira nakagaruka. Imana ikomeze barinde. Ahubwo nari nibagiwe gatoya, munyihanganire.
hari abantu bashobora kuba babakunze bavuga ati abantu nabona bati, biba ari byiza iyo utanze nimero ya telefone wowe ufite. Ariko iyo utayifite wenda ugatanga iyo umuturanyi wawe, ariko nabwo ukabitumenyesha, biba ari byiza. Ko hari umuntu ushobora kuvuga ati njyewe mfitemo 5 n'urugero, bababyeyi narabakunze reka mbasunikire be babona icyo barya, bijya bibaho. Hari nimero yabi hari ngo muyitange. natanga iy'umugabo mu rugo ntacyo. Y'umugabo yitubwire. 0788 Yego. 62 Yego. 35 Yego. 998. Yisubiremo rimwe. 0788 Yego. 62 Yego. 35 Yego. 998. Yego, murakoze cyane. Mwabyumvise, ukeneye kubavugisha yaba ari ukubakira iyo furuse cyangwa se kubongera ibindi bitekerezo na tekinoloji, wababona kuri iyo nimero. Twe twabasuye muri Gahanga Kagasa, umudugudu wa Nyagafunzo. Reka dusoze tugira tuti Imana nibaho umugisha. Akungo batubwiye ko igiciro cyako ari 500. Akungo ushobora kugenda ugatekeramo inyama cyangwa se n'izindi mboga. Hanyuma utungutu tujya mu mbabura ko batubwiye ko bakaranguza ni 5. Ariko ubwo detail byaba nka 300 ahari. Sibyo ra? Wagura nka kamwe yaba ari 300. Kamwe nayo. Reka dusoze dusabira umugisha uyu muryango watwakiriye. Nge namenye Yesu, ntago nagenda ntabasengeye ngo umugisha w'umwami Yesu Kristo ube kuri uno muryango. Uwiteka Imana isumba byose, itangira ukaba nihereza Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turagushimye kugira neza, turagushimye ko mu maraso yawe twabaye abavandimwe twese. Abizeye izina ryawe mwami, turagushimiye ko waturaze ubugingo. Mwami, nkweretse no muryango nagezemo banyakiriye neza, nawe uzabakire mu bwami bwawe, uzabaho ubugingo bw'iteka ryose. Kandi bakiri muri ino si uzabahundagazeho ibyiza gusa. Umugisha wawe uzagere ku bana babo, umugisha wawe uzagere mu mirimo y'amaboko yabo. Nukuri uzakomeze kubana nabo kandi ubagure mu buryo bw'umwuka. N'abandi bataramenya izina ryawe turagusabye kugira ngo ubutumwa bwawe bukomeze bwamamare bugere kure. Ndagushimye kugira neza, ndatujeho ukomeze kutubera amaso, ntibibe uko nshaka bibe uko ushaka, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze.